Joke. Sawa. Sasa sita huko sio umeelewa ni hangaika. Hangaika. Agora mama. Mamti mama. Subundi. Kesho ntaburaza. Nagaraza. Ase mama ko byutse uvuga nabi. Nene se ubungu nani guhangayikiye ikintu nibura cyaba cyana mubayeho cyatumye ataraza cyangwa n'ahantu ari. Umva. Babara wikura ku muntu. Urumva? Sha! Umva ni wanje. Mabereye yuko gusa. Fre wamba bari kwashakira umwanya basi ngani mugora tora. Ndumva nkukumbuye cyane. Hi Bella. Hi. Amakuru. Nge. Biteze. None se. Umva. Nikore mwamubonye. Shawa retse wa mwana w'umukobwa we tumubona he. Umva twamubuze. N'ubu ngo ngiye byancaye. Musugoma wari kuvuga ngo iki none. Mama we rwose nge ni yari mu rugo banabuze n'ahantu njye mbanumva nashaka ahantu nigira ntukamubwire. Cyokoza mawe no munyamahane ngiye narume. Ako subundi. Uraha we. Uriya mawe nta trauma agira. Ngiye aneye nubwo barwaye. Mabuse nikori namubuze. Ahubwo se nta hantu nyine nawe utekereza nta hantu ukeka ko yaba ari. kubibona ingaruka za byose ihora zingarukira nyuma y'ubuzima bwiza nari mbayeho nk'abandi bana nacyo nashakaga ngo nyibure ariko ubwangavu bwanjye uko washenze umaze iminsi ubahe si wowe mbaza umaze iminsi ubahe mama nuzi ngo mvuye he nuzi ngo maze iminsi hehe ahubwo uraza unukanuka kuki dufata nk'abana b'ibitambambuga uzi ahantu neza yego kumana yanjye hese kandi none tubona prof twigisha imibare ngo prof twigisha imibare kumana yanjye ubwo zimeneza umva uzi se nakosha ntuzangire umuntu n'umwe ubibwire nzajya mbwira tuzarwana nzabibwira yewe nyine prof barakundana barakundana barashyira gisaza ako mwabakobwa mwe nabo musigaye mwarasaze uzi ko prof ari umuntu mwiza uzi amafaranga amuha bana mwe noneho mwaseriye amafaranga ase buriya mwanduje sida cyangwa ibindi birwara ase urabona umuntu nkuriye noneho ukenye kuri uriya mu prof sida yamufata gute nta birwara afite nta sida afite ariko cyo kureka mubwire njyewe ni nyinda kurusha sida ariko si uriya mu prof nta sida afite ase umuntu usa kuriya yaba afite sida gute cyangwa ibyo birwara bindi uvuga mva ako noneho warasaze none se aho indanyura sida yo ntabwo yahanyura mva basi reka mubwize ukuri ni ukuri nimushake mujye mwibuka nimba byarabananiye mujye mwibuka kondomu ni ukuri ntacyo azaba sida se ahubwo mva mubwire waje kungira yongeye ko hari ahantu ugiye kujya ukaza kundebera ko ari hasi sha nta kibazo nyine ndakurebera nyine ndagufasha ntari gusha umfashe ugenda undebere abantu ugiye nanjye nimba yo kare wenda ndaza gucayo ariko uzi kuza kujyayo uze kumbwira basi sibyo iyo umaze iminsi nibo bakugisha icyo kinyabupfura reka nta n'isoni nkanyanyanyanya warakinye nyine barakimaye wanagize se mbaza
kugira ngo ko kiri shacho urani ndakunda sumba uzamara akaguru saba ko dusigaye tungana turi abagore twembi chikwa hasi Bite? Amakuru. Ahantu waguye n'ikira. Bakomeye ariko biroroshye kubana. Niko yari hano se ko namushaka. Nikore? Ese ubu Nikore yabakora cyangwa? Ese hano ntago ari iwabo, nta kintu kindi kibera aho ngaho gusa yabagute. Oya, gusa wagenda tutakwakiriye koko ntago bishoboka. Uwo muco ntabwo ngiye mugira. Ngwino mu nzu twakire, wicare, muzimanire, tuganire buri kintu cyose, sibyo? Umva njye ntabwo ndinda yo kwinjira mu nzu kandi ikindi reba ukuntu ngana. Umuntu ungana nka papa nta soni njye nkajyana mu nzu nawe kuko sinabanje gukora ikintu. Ese njye hari ikindi kintu nkubwiye? N'umubyeyi ababyeyi banjye banoje ntabwo ibyo birimo kandi n'ibyo ku ishuri twiga ibyo ntabwo birimo rwose. Ubwo ndagiye. Yenda n'ubundi abakobwa nkamwe bamuri inyatsi. Hey. Tuba. Makuru. Neza neza. Sure. Natinze. Ntabwo ari cyane. I'm sorry. Neza neza. Neza. Garagaye neza. Tuganiriye hano nta hantu wanjyana. Hari umushuti wanyu witwa Dani wanyemerera tukajyayo. Ikibazo wahise niyo wanjyana mu mwobo ntabwo njya njyana abantu mu mwobo. nta kibazo. Hello. Fred, uri he? Sandy home. Bella. Ariko se buriya kwesa kupara naza kumwamagara. Okay. Ese ubundi wahuriye na Bebe? Sha Nadi, it's a long story. Kwa ndamukunda. Sa kugaragaye nk'umuntu ufushye. No, ntabwo fushye. Sure. I say, uzi se impamvu mbivuze? Rero mba mbona ari complicated cyane. Ese ntabwo ujya ubibona? Complicated? How? Impamvu utabibona ubwo sindi gusa reka mubwire Fred. Yewe ndahari kandi urabizi ndagukunda. Sure. Waretse basi tukaba inshuti. Sibyo? Please. It's okay. We'll try. Sure. Bella, bite? Mwiriwe. Nakubonye. Ubaye iki se ko mbona utameze neza? Nta
ntacyo gusa nyine kumva umutwe uri kumurya ubwo yakenye kuryama genda unywa amazi menshi uhita uryama koko ndi mubi ku buryo Fred atabasha kunkunda njyenyine. Reba reka ukuntu uri mwiza isuku cya gitambaro wajya uhora umeze gutya sinzongere kucyambara ntukajya ucyambara gutya njyewe I'm proud of you umeze gutya rwose you look so nice nzongera ko ufite amarende ameze nk'aya mama wawe tato mwite fresh ashika akantu gateguye fresh ntari kabisa ibintu ni okay siko boring baguteye akantu yes mwana mbese bagukubise akabageti wapi hano ndasubiza yeah it's okay man none se harimo umuntu mukuru Chishene tu yes abaye umwanya gatoya cyakora mwana nawe nzi ko witonda ariko mwana ku muntu wawe mubwiye ko mu byumba kimwe nyine akagerageza ega turakoze turakoze nzi ko witonda nawe ukabikibwa ariko byo wumva kindana mbese icyo muka urumva ariko nyine nawe twasta n'iki ko ngogera ku giporotaje wewe ukora igikwiriye tu ureba umwanya ukwiriye ugomba kuma ariko umwana abanza nasubwo nagenda kuko ataraza aribi ugabanye bwabo bwawe oya ndagiye aho kuri kamfatire ujyana urufunguzo rwawe ku gipangu ntuze kunderanje tuje oya ntari ibintu siko ngiye hano hafi wa Tusangiye ko musezerano. Hari umuntu umuhamagaye, hari umuntu wari ufitanye gahunda ageze imbere gatara agasohoka. Kuri kwicara kuri shiri, just sit here. Cyane. Waba wiki. Nse shiri. Izine. Do you feel? You okay? Kwitonze cyane. Apena gari cyane. Pati se yagiye. Ese ko usa nawe udashaka private time yanjye nawe. Ya, kandi ari nawe nshaka cyane. Sure. Mbona wapo warinze wagira ngo utazi icyo gukora. Ese waretse tukajya mu cyumba twajya kuganira mu cyumba. Mu cyumba? Yeah. Nta kibazo. Thank you. Sisi vite? Asa mama ari he? Nagarazi. Yego. Se ko mbona twenge ari udutwenge ibyishimo byakurenze uvuye he? Umva mvuye kureba Fred sha. Fred. Niyo mpamvu ubona nishimye reka ndi kumwe na Fred mba nishimye. Reka ndamukunda cyane. Uzi ko se afite umuvuzi? Bera. Umva ndenda kwereka iranshinze ko nyirenzeho. Bera? Yaba ari n'undi bazi. Era muhora muhurira ku
Fred uriya n'uwanjye ibyo ndabikubwiye kandi bimenye rega Fred ndamukunda gute se kamuntwara kariya ntabwo bibaho yaje ariko nyine ushaka kugaruka nawe oya nawe sisi ntukavuge ko ese bingaruka gute nzaba numva niko Fred none nakubuze nese kurimo kurya amakara niko kumbe nese ubundi wihebye ese urarwaye simbizi kumva gusa nta mbaraga mfite ibikara byose urimo kurya numva nyashaka nyine urarwaye ahubwo tujye kwa muganga ese umuntu arifata akarya amakara niko kuruka Bera! Bite? Mpamagara nkaho nakwibye. Gukumana ese kuri kuvuga nabi muko Uri gurigira nkaho nta cyabaye. Ejo ntabwo nakonanye na Fred. none se kuki utamushyizeho icyapa kivuga ko nawundi mukobwa wemerewe kumuvugisha Ego wenda kumenyere n'ubundi kwiye gutwara abagabo b'abandi. nzi gusa nicuje n'igitumye nkuhamagara Hi, Shadi. Shedi, Yeah. akuzi ko nta soni ugira. What's wrong, baby? Ego kwifata koko nkaho nta cyabaye. Ejo ngo uhamagare umbeshye ngo uri iwanyu kandi uri kumwe na Nadia. Please, calm down. Calm down. Ushobora kugusobanurira ariko. Sobanura ariko usobanura iki? Akabahungu nuko mudufata Nta ntukarakare cyane gutyo Shadi. Mva ntago ariko meze njyewe. Asundeka nkubaza. Hagati yanjye na Nadia ukundana. Yeah, of course, you know. Yeah. Nimba uzi ko nkunda rero. Sinzongeye gukorana n'iriya shyano ngo ni Nadia. Yeah, I will do. Thank you so much. reka njye kwipima ndebe It's the Capitol Records music group. ambwira ko twibye Nadia ndatwite
uratwite Bano mama banyica Ana reka ngende hakiri kare cyangwa njye kwiyahura oya umva ni kumva kumvikana ibyo byikure mu byo kwiyahura umva ngiye niko ninde waguteye inda hari undi se n'indaya no oya ntabwo ari profe ukuntu wahora kujyayo ziba sinzongera no kumvuga izina sha ibyo ntacyo tubyore basi sorry ntabwo nongera kuvuga igihangayikishije mama noneho nabimenye ibyo nkubwanye reka nigendera ataranyici ese uragenda urajya hehe ninshaka na niyahura ariko napfiriye muri uru kwiyahura ntabwo ari umuntu gusura n'ubiregera tugende mu nzu haza no kwikubita hano ndabona ntawe Bera ugiye gusa wansekeje sha kwanga kurya ngo nuko umuhungu yakwanze sha ugira umuntu ibyo wabonye undi se byaba ari byo urumva bitababaje cyane uko bitarakora umuntu nyamara Bera ushaka wakwiruka bikabahungu kuko kwirirwa wirukanka mu bahungu wirukanka mu bahungu uwampa amahirwe nk'ayo yawe urebe uwansubiza mu ishuri sha nakwiga Nise byagenze bityo ufite ibibazo nk'ibyo uzi yuko ngifite imyaka 16 nawe mfite ubushyuhe nk'ubwo bwawe umuhungu nako nanjye ngo umuhungu umugabo urugabo rwarambeshye shangu rurangije runteri tumaze kunanira rurambye ngo tuyikuremo ndabyanga Yesu tumwana akumva ko njye nawe ntaho bihuriye wowe ni umugabo akunze nakunze umuhungu ntabwo ari umugabo ntaho bihuriye kuraje rero gusa icyo mubwiye cyo ushaka wakwiga biriya ni ibiki wari umubwira Bera nukuri mama buja nukuri nta kintu namubwiye nuko namugiraga inama gusa inama nigeze ngusaba ko umugira inama umva mubwire sinzongere kumva ubwira Bera biriya bintu niba ugishaka kuba muri uru rugo uranyumva nta soni ngo wamugiraga inama nanazi gusabye se mbabarira mabuja ntabwo nzongera Banza zishyushye mani. kaze gatoya Ucapurisha ariko mani. Shyiraho mani shyiraho naje. Ntabwo urimo kuzireba. Mbona amaso yawe ari kureba we wagiye afite projection sha. Twagiye badiro ibintu by'imituku mani. Twagiye badiro. Shangiye kanguhembekane cyakoze. Nuko mbatangira. Manuka mani manuka. Ngibanza. Kutambwiye. Wa mwana byaje kugenda bite? Se wowe ntabwo wavuga ibindi ubu ntabwo ushobora kumbaza amakuru ya politiki urambaza ibintu by'ababebi man. Awe siko nasize igiye gukora umuti. Nasize igiye gukora umuti nkanagenda tubwira. Shambega ijoro ariya munsi ari neza to. Kosha cyakoze icyo mbakundi. Wagenze neza nyine nawe urabyumva nk'umusaza. Cyakora ikintu nabonye man. Bari abasista urumva? Nta muntu bajya bakatira. Sure. Ngewe usigaye ahubwo nari ndashaka kuzingerera ndaga. Nane subwo urinze umera ubwanwa bingana bityo. Cyangwa nturi muzima shaka. Nawe se cyagenge siniranga yaho Nadia sinari ngiye kubisoza mwana usibye ko nyine atekereje ko mpanga na nyina nkabivamo mwana. Nicolas? Pas possible. Shatse kuvuga se ko birinze bigera amagingo nta kintu murakora? Shamaye ntacyo kabisa.
she's just a friend bro. Tugomba kugutestinga sha kareba ko aya ni inshuti imana ibisanzwe Intama nese kubona yaragukandagiye. wafata umwana nanjye nawe intama yaragukandagiye tubimenye muzima wese bajya no kukuvuza rega ni ukuvuga ngo umusaza we abye umwana na nyina na nyina none urumva ni expert yaratuyenze iwarandenze urumva twabugira amahuriro wowe ntago bibaho ko mukaze bro ko dukaze kamurenze ahubwo se twe nawe ninde ukaze ma cyakoze nawe ubundi we bwakeye ryari bwakeye kare mu nama tuzi mugiye muba abana beza nka gutya buri gihe kugira ngo nakorerwa mbukira nabi cyangwa mwibwira ko mbanga ikihe kibazo cyambwiye ko urwaye umugeni kwa muganga aya ntabwo ndwaye mama nuko ahubwo numvaga sinzi ubanza ari ibiryo nariye nibyo byari binguye nabi ariko ndumva ameze neza gusa amahirwe ni uko naringize ubwoba nagize ngo urwaye oya ameze neza nta kibazo reka njye kwituma wenda mu kazi sibyo ahubwo ukuntu mbona mwabaye abana beza ndanataha kare nze mbatekere dusangire ndumva nta nubwo duheruka kwicara ngo tuganire sibyo kandi tunganye deni nanaryamye hana njye mutunganye mu kazi ubwo ngubwo no kwihangana ngo mama agende atabona ko ufite isoso biba byakunaniye mama yisize amavuta nuko nabikwumva uzifatisha nahise kwihangana ukajijisha uziko yari abibonye none yiruka aho ngaho aha kandi nasigaye atwitaho shabura mama baneye umujinya nibwo yibutse kuza atwirebeshwa kuriya iyo bikora mbere hose nakabaye imeze gutya shawe vuga ubundi byararangiye nuko byakira ariko nyine nawe ujya ugerageza ntukabibyerekane cyane sibyo wari ugiye kuharuka nari ngiye kubura icyo nkora gusa nanone ari kumubwira iki yari kunyicana nawe ngiye ngo narabimuhesha nanjye ndi kwibaza ukuntu ngiye kuzajya duhora imbere ese n'ubundi azagera abimenye nawe se wabihisha kugeza ryari ubu se ubu noneho nazana ibyo kurya nakunda bazi noneho nazana inyama n'ukuntu usigaye udashaka no kureba ahantu ziri kandi ubwo ameze kuriya yaje yivugisha neza ashobora kuza azizanye biba bimbabaje uraza winjira mu nzu kubita inzugi ugira gute ubu umugore wanjye muhura no mu muryango ko yaravuye aho ngaho aramaze uzi ko wanenda ariko iki naguteye inda wanenda nyine umva ngwino cara umva sinzanwe no kwicara akusundi kuri kubwira ugenda ngo naguteye inda iki cyemeza ni igiki Kini twakora cyo kwa muganga. Tabona niki? Akusundi waje kwicaranga.
nakubwiye ngo sinazanwe no kwicara. Oya ngwino wicara. Please, ngwino wicara kabisa. Kwicara sicyo cyane. Mbabara uze wicara nta kibazo. Ngwino. Nicara hanyuma bigende vuba. Wicara tuganire. As you wish. Sibyo. Muteze amatwi mbwira. Urabizi ko mfite umugore mu giturage. Dufitanye abana 4. N'ubu ngo baratwite. Umugore? Yes. Njyewe se ndi iki? Nyine umva nduri kumwe byoroshye cyane. Sibyo. Byarabaye byarangiye ukunga ibyo ngibyo byabaye amateka no turi ikintu dushobora gukora. Reka tuyikure. Ukura minda. Yes. Njyewe nkurira minda. Hanyuma mfuye? Oya, wereka tuyikuremo umuntu wo kwikuramo n'umu expert ni uguhubuzamo gusa nta kindi. Nanjye mubujemo. Nyine cyo gupfa ntitubiteganye wewe ntugire ikibazo. Nyenza gufasha kuri buri kintu cyose noneho gukira ikintu ushobora gukora. Sibyo? Ndekinda twicara ku muntu tugereka muri babahungu bawe b'ishuti zawe. Ureba umubona mu bogar ushobora kunyine kuba mugendanye noneho tugira gute tuyimugere ko buri kintu cyose ngenzemeranye gukora kabisa nta kibazo. Shabyemeresha. Nk'ukuri kose byemere. Beka kora no kumeze gutya byenda gukunda. Byemere kabisa. Sibyo? Hanyuma so muhungu. Ya umuhungu we nta kibazo uzabimubwira nk'ubu ushobora kujyayo nk'umugoroba we kumva mukagira ibyo mukora. Kamara kugira ibyo mukora ugacunga nk'iminsi 7 imaze gushira wahita nguti tayari karabaye. Nta kintu azahakana nta kintu azagira gute. Ukumva? Wowe mubwira uti ngiye icyo nshaka niki nuko wemera ko wanteye inda ibindi byo nzirwariza apfa kubyemera. Ubundi ngiye bibana kashi nzagenze kumena. Wenda nunambwi nunashaka umushahara wanjye wose rankorera ara nigisha. Ngiye tutamuguhereza ikibazo cy'iki. Ariko nura kutamfashije. Menye ko nzagira mama waneye inda. Ukagira ikibazo n'ukuri kose ndanakukunda ndetse gashangira useka nka mwese ishize ngira useka sibyo ko ngo mfite akana wawe kandi ngo komeza atera akagirisha bareka mubwire umva nimba ari life narambiwe umva nawe bamenye maze kubaga kabisa byo kwego mwinshi yanani nabyo rero n'indoro n'imyaye yose baramenye ni safe wagura icyo ushaka ariko nyine na telefone none bora wicaye gutya utegereje nimugoroba ko bava ku kazi cyangwa muri weekend baruhutse none se ubungura ngira mujye gukora iki yewe se cyane nayo nashaka ikintu ngo zingize nk'akazi kamo bucere buke buke angahe se manje umuntu yamba gukubita 50 ku ijana baby Betis kubona warakaye Ntabwo narakaye umva se ahubwo ko nagushakaga waje tukabwa naho gato ako nako bireke reka mbivuge na pato abyumva kuko muhora kuri byinshi ngaho ko wanenda jewe arundi se none warebye usanga ari njyewe urira ku isahani ugeze wait ibyo numvise nibyo cyangwa uraje ngo twisangiye nibyo Dani yamira bibuka cyagiye kambi kwibutse neza ibuke cyagihe nzano nijoro wasinze tukaryamana n'ukuri Dani byibuke neza cyagiye twasize numvise mwana njye ntabwo nshobora kurera gusinda ngo nindangiza nawe n'ibishoboka n'usubwo urumva nakubeshyera haguze n'ikindi bari reka mani mbabara n'ukuri umusisiteme navuga ushaka usanga ari byo kwiruka cyagiye mana uri wamenya ndaya mana ngo twicare twibere cyane ndaya byatangiye ntabwo nasinda ngo nibagirwe mu rura uri wamenya uvuga mwanya haguze ni ndumva ngize ubwoba ibi ni ibibazo mana byo kutuzanira
ahubwo uguze umwana uvuga ngo wamuteye Ya, nibwo nari ku ishuri. Oya nta kibazo. Nagusanga nta kibazo. Kanduke ho gatoya. Sawa. Ushinja guhamagara ukanga gufata telefone Ngiye nakubwiye kutazongera gukora kandi utambwiye. Dore nk'ubusanze nari ngiye. Bose usanga nagiye bari kugenza gute. Kwe tutandukanye. ijyana heza banzanyemurira ikibazo Nunda gikemura se. nutanyemura ikibazo je nzabwira ko ari we waneye. Urashaka kuba kuzavuga kandi njya gutera. Nzabivuga utamfasha. Reka kubwira nta kintu utabuze. Uzibeshye ngire n'umuntu ubyumvana. Cyangwa se ubyumva ari n'umuntu ubihumeka. Ako kasho sinzahita ngakubaho. Bamaso. Ashiri. Nibi ngibi urimo kunyitura ko. Zayashiri bikoga. Shinguka ngaho. Niko ibyo ni ibiki? Umeze ute mama? Meze iki? Ubwo ntutwite? Oya ni kuri mama ntabwo ntwite. Nuko ntabwo twite. Haguruka. Haguruka turebe. Ese ko twite wa kigoryo? Ntabwo ntwite no kuri mama ntabwo ntwite. Ndagutenda ariko. Ntabwo ntwite. Niko ndagutenda. Ntabwo ntwite mama. Ndagutenda. Ntabwo ntwite. Vuga gutenda. Mama waretse Nikore ariko. Ndashaka kubwira urashaka kumwica. Ndashaka kumwica? Ako mama wagiye ureka gukabya ubundi. None se urashaka kumwica cyangwa? Mama ngerekana nakubwira ikintu kimwe. Nge niwongera gukora kuri Nikore tuzarwana. Ubundi ingofero yanjye nayishyize. None naba nirukanga nkabura kwita. Mana mama aran stress. Mana. Ese bite ya gahunda ya nimugoroba imeze gute? Umva gahunda imeze neza bwo banze ubaze ngo cya kigabo cyampaye angahe. Cyaguye angahe? Umva kagwereka message yampaye amafaranga koko. Samira yose? Yampaye amafaranga koko. Ayangara dutunga iminsi kabisa. Cyane rwose ubundi turashaka kuri iki munsi. Nyine dufite ya gahunda yo kujya mu mujyi kuhana wa muntu bite byawa. Umva amafaranga ngandi afite yampaye yanambwiye ati ninojya gukina amafaranga azajya ndemubere. Umva nige nuri yaduha na make yandi. Dore Nikore we. Niko karibu. Amakuru. Yes, we. Sina nubwo suza abantu sanze. Ese ko babaye? Mwize gute? Ndiko nameza nk'utababaye. Niko bite? Ndikonta ameze neza ariko ibaze ngo kunasuzanya ngo abantu tuzaherukana. Shatse pesa. Ese wifubitse? Shamwavanye imiti akaba. Suwe mana ndi. Unsura rwaye ndebere. Mbahubwo mureke mbabwire ikibazo. Ninje kubasa ibifungo by'iminsi mike. Sinzi mba muri. Nasuka hano. Yego.
ariko iminsi mike nta Ni kibazo mikeya cyane. gusa nuko nkubwire hano buri wese arahaha sibyo niba uzabishobora guhaha winjire ako niba utazahaha ntabwo byakunda nyine nzagerageza uko nshoboye ntacyo nta kibazo ikibazo none se iwanyu bakwirukanye mama wawe byagenze gute sha muzagenda mubimenye mureke kumbaza byinshi twagira ngo arwaye malariya ndebere yifubitse yigize umukecuru y'ikimana icyo kintu washyize hejuru Simbizi ariko bwanakema cyatsi tugatekera nimwe nimugoroba murakirirwa atarize murakirirwa tuzi atarize kurya mushyushye mu kanya ma hano y'ibintu bya mu gitondo hi guys nawe suje kumbwira ko twite umva ahubwo se Nicole nawe uri hano yakubwiye gatoya hano se ngo yagiye gushaka nyine wamuteye utambwira ko wamwihakanye akabaho ngo kuki muri abana babi mva nawe uri hano ubusira mwihakana gasange nde nawe uri hano sohoka utaza kuvuza induru mu kanya dore nabonye muri n'amagini sohoka nuko utangiye kuvuga sohoka yewe dore nubwo mu kanya uraje uvuza induru nawe ngo baguteye amada sohoka njye niyo wayinera ntabwo ari we wayinera iby'imiryango biratangiye nyine ubundi aba bakobwa baradushaka ari ikimana ibibazo umuntu aba arimo mwana ibyo yorera mugabo kandi baba babatiye ari benshi ariko buriya babakatiye babarangije ubundi twaje gutura ibibazo ma kanya n'indaya mwana urabona bari abantu ba ubu ngubu bashaka kuduteza ibibazo kabisa ntabwo wari wambonye Umesha. Na hii Mungu. Ndio wewe. nanjye ni meza Ache. Sana utagiye hano hafi. oya mwanya hafi umeze gute wowe Ndio neza. urimo urava urajya Mvuye hano mu rugo ari mu gifitanye gahunda buri nanjye kureba. But nice to meet you. nanjye ngiye gushaka Nicole Yabaye iki? nyine aratwite none mama yaramwirukanye Oya, kuva ryari? hashize iminsi Ese buriya ntabwo yari akiga we? nyine yigaga nuko bahise bamutera inda nyine Dani Dani? nyine we yambwiye ko ari Dani wamuteye inda ariko Dani we yaramakaniye ngo ntabwo ari No, pas possible. ibya bindi nyine abahungu b'iyi minsi basigaye batera umukobwa inda barangiza bakamwihakana yaramakaniye ngo ntabwo ari wanjye kandi njye Nicole yaranyibwiye neza Are you sure? Urabizi neza? mwese ninde wundi waba warabibwiye ko ari we bakundana Cyangwa ni bya bindi byanyu ushaka by'abakobwa mutendeka wati ntabwo ari byo ariko abahungu n'abana bawe namwe mwese niwe ariko shasha njye ngufashe oya ntabwo sinyize erega abakobwa beza biragora kubizera amaso yanjye yakubonye nayo ndashobora kukubona that's why ufite akazi kenshi ko gukora kugira ngo just inspire me the trust no rega uzi se abahungu nabo baragera ejo hazaza gusura ku mugoroba mama ntabwo aba ari urugero ryanjye ejo kandebe ejo ku mugoroba I will let you know ndagde kubimenya ejo I will tell you sure asuye kumbura buri munsi nikosa it's okay I was just kidding naribi uzaze sibyo kandi utambesha yeah that's merci
we kutagira vuba ngo tugende we wicaye utegura ngo tugende bimeze bite tugeze tujya gushaka amafaranga ndetse urabona turi buryo uyu munsi ahubwo muyashakira se hehe nyine ukuntu bimeze tukagenda mu kabari cyangwa muri hoteli umwe muri twe akagura fanta then ntabura ahubwo dore gira vuba dore amasaha yanagiye amasaha shana yagiye ukuri ntabwo njyewe ubwo buryo ntabwo nabushobora ndatwite uratwite ntabwo wabishobora ntabwo tugiye kugusiga gira vuba ahubwo udasigara sohoka papa tugende sohoka oya sohoka ibyo ntabwo twe ntabwo dushobora kugusigamo hano ugasigara urikuramo urishura twese ko tuje kurera umwana wawe hano turarya gira vuba vuba sohoka funga umuryango gira vuba sohoka sohoka nanjye reka ndekere tugende gira vuba nawe tugende gasigara ahangaha agira gute Nicole! Ngwino. Kuri kunyagira. Ngwino. Kuri kugenda mu mvura. Niko. Umeze ufite icyo kibazo kuri kugenda mu mvura kugeza nta nguhamagara ntunyumve genda ubona utameze neza mbwira byagenze gute mbwira nta kibazo n'umwe utambwira Mana nyagasani akabi gasekwa nk'akeza koko ubu se yakwirukana iki wakoze iki cyatumye kwirukana Niko ntacyo ngaho tugende mu rugo basi reka kugenda unyagirwa sibyo reka dutegereze imvura ihite tugende mu rugo n'uwumva ubohotse uzambwira sibyo nzajya kureba mama wawe turebe ikibazo ufite tugikemure sibyo ase bro ko mbona gutekereza cyane utari hano hafi bimeze biti Bana ndi gutekereza ukuntu Nicole yambeshye mu hoteli ibaze noneho umeriwe niwe namubwira ko ari njye wamuteye bataba bakiciranye ibiriri bya romani akise bro icyambere nuko umutima wawe nta kintu wishinja muri wowe nta kibazo ufite umutima wawe rero nta mpamvu yo kwirwanya ubwikana imisozi turize imana sinzi ariko ndumva ibintu birenze amazi sinzi kabisa wowe yakira imana utuze ibintu byoroshye urumva umutima wawe nimba wumva ntacyo gushinja reka kurwana nawe nta kundi tu wowe iturize
Bera bite? Bera, nahoze numva ikiganiro cyawe na Mukora kandi numva nyumva. Nawe Mukora arambabaje koko. Si mama we ko agira amahane. Ndamuheraho imuganiriza ngo agaruke amutware. Bera rero nikamubwira. Ibyabaye kuri Mukora bizabera isomo. Ugomba kwiga cyane ukareka kurara n'abahungu. Ejo nawe batazagutera ugacishiriza amashuri yawe, sibyo? Ndakumva rwose. Niko bite? Ni byiza tanti wese. We, mabuja hari yakubuze. Kumbi wibereye aha ngaha uricariye uratuje. Kandi nawe ufite imico mibi. Imbabarira se ni mama, ahubwo se uvuye? Mvuye guhaha amakara. Ahubwo se sha wanyihereho ko mwirira koko. Urya amakara? Mwese, ake ndaziragwira watwariye amakara. Amubwire. Uransekeje. Akusha ugira umuntu cyo koza Bera mu bantu. Yararushye. Njyewe ari njyewe. Nakabaye narawutwitse. Nterega uri kwigiranya ni nyinshi. Inde se ko ntwite ibyo wabikuye hehe ubundi? Umva nkubwire ntago ndi umwana. Urumva ibyo byose uri kwigira byo kurya amakara ibiki nanjye ibyo nabiciyemo. Uri kumva? Ubwo rero inama zose wakenera nazi kugira. None se nawe waratwise? Rahira. Wega wowe ujya umenya ko uri umwana naratwise nyine. None se mva nkubaza. Umuntu wayiguteye waramuvuze cyane. Mbasha. Nabanje kumuhishira. Ubwo nyine nyuma akajya mbeshya ngo azamfasha. Arangije arambwira ngo ninyikuremo we. Ndabyanga. Uzi ikintu yankoreye? Yaramfashe. Urunikagura neza umwuka. Umugore we niwe wantabaye. Abagabo ni abana babi. Ni abagome. Baranyuze mu bihe bibi nk'ibyo nanjye ndimo pe. Ntabwo byoroshye. None se buratwite? Nasa bivuga gutabizi. Tatwite. Umva vaye dutahe mabuja aragushaka. Ko yakubuze? Nawe yarancumbikiye. Banza ari kunyihere njya basi. Ngo wagakara ndaho utazanyitwaza. Tugende mwirya. Nonese ndikubona rero. Shanda none base. Nzererezi. Shazi ko nagiye kwa Basandra bakanyirukana. Koga n'abana. Cyane ko Paul kwihanganye. Wenda igihe mama yazagera agacurura akagaruka mu rugo. Shasinzi. Neza ubona kuvuye bite. Usuye kwa Bakora. Oya. Ahubwo maze Fred asigaye aza kunsura kenshi maze tangiye kunkunda umva kandi nzamukorera icyo ashaka cyose ariko kuguma ndamukunda. Shanadi zambabarira zirinde basi ujye ukoresha condom nanjye ubu ngubu ndi kwicuza cyatumye ndyamana na Troy nzi neza ko afite umugore mu cyaro atazanunga. Niko warambeshye se naguhamye ko ari Dani waguteye inda ariko ubundi Nadi kuki ugira umunwa nibyo wakubwiye ngo ubwire Bera ko ntabwo uzi se reba cyagiye nari nataye umutwe nakubuza ahantu hose nazi ahantu n'abajije ahantu hose noneho nje kumubaza mpita mbimubwira nyine pe ntabwo ari ubundi nari ikintu cyayineye nari nataye umutima kuri nakubizi nabuze ikintu nkora ndabimubwira basi kugira ngo amfashe kukubona basi mbabarira.
gusa niba guteye niwe wabina sinzi impamvu kukubwira nubundi se ari kuzabisha kugeza ryari ntabwo mwese mugiye wumva hari ikintu wazimisha kuko byarabaye byararangiye ariko papa mbere kuko nagukoze iki cyatumye njya kuryamana n'umwana uri munsi y'imyaka 18 basi si ushaka umukobwa mukuru ntabwo nari nguhagije koko nziza ko mbona wowe yabaye ntacyo nuko mba nibutse papa wawe gusa nikore sabe ari ahantu genda umubwire aze mubwire